Mukomere inshuti zanjye, dukomeje kuganira muri iki kiganiro cyanjye cya buri munsi cyo kuba inspiringa no kumotivatinga. Ni ikiganiro cyo kuganira ubuzima bwacu bwa buri munsi, ibintu byose ducamo buri munsi. Hano buri gihe turacyaganira mbabwira inti uyu n'umunsi ni ku cyumweru, hano ni muri Australia, mbabwira uburyo amadini hano agenda abura abantu. Amadini agenda abura abantu, abayoboke bagenda bagabanuka, abakristo baragenda bagabanuka. So ni ukuvuga ko rero ubuzima burakomeza. Aba nibo bayashinze, abazungu nibo bayashinze, ariko tuzi ko amacaca ari bwo buzima, ari bwo buzima dukura baturera twumvaga ko ari cyo kintu gihari kugira ubuzima bwiza. Ariko hano muri Australia amaze kubona abantu bafite ubuzima bwiza, bafite akazi kabo, bafite ibyo bakora, ariko rero badahugira kujya gusenga ku cyumweru se, badahugira mu nsengero. Icyo hano tuvuga si ukuvuga ngo ntabwo ari abakristo, ngo ntabwo ari iki, n'abakristo bari abakristo ariko ntabwo bakijya gusenga mu nsengero. Sinzi rero niba ibyo bidajya gusenga mu nsengero bikubuza kuba umukristo, bikubuza kuba umuntu w'Imana. Kuko aho nicyo kibazo dufite, abantu benshi birukira mu nsengero bavuga bati utagiye mu nsengero ubuzima bwawe ntacyo butanga, Imana izagire ikizaduhana se, ibintu nk'ibyo ngibyo. Aha rero nicyo kintu ushaka kuganira n'abantu, ushaka kubwira n'abantu bavuga uti rwose ntabwo ari byo, tutwongere tubitekerezeho. Nicyo babwira, duhindura imyumvire yacu, imyumvire yacu yuko tubona ibintu nuko ibintu biriho, nuko abantu batubwiye ibintu birahinduka, nta kugira ubwoba. Aha icyo nshaka kuvuga, ndashaka gushishikariza abumva ko badagikeneye kujya gusenga, abumva ko batari ngombwa, batagomba kugira ubwoba. Aha nta kugira ubwoba, ariko wowe niba ubishaka, niba ubishaka gukomeza kujyayo, wakomeza kujyayo nta kibazo. Ntibijye bitera inzangano, ntibijye bituma umuntu arakara, ntibijye bituma umuntu atukana ngo kubera iki, ngo navuze ibi, kubera iki nabwiye abantu, kumbwira ko Imana izampana kubera ko navuze ibitekerezo byanjye, kubera ko navuze ibintu bihari. Kuvuga ngo abantu ngo nuko bafite ubuzima bwiza, babonye ibintu byiza, ngo none ngo bataye Imana ntabwo yishimira. Aha nta guta Imana. Guta Imana no kutajya mu misa no kutajya mu madini ni ikintu mugomba kumenya, ni ikintu mugomba gutandukanya. Ndagira ngo mubyumve, si ukubabwira ari ukubarwanya, si ukubabwira ni ukubabwira ukuri kundi kugira ngo mukwemere namwe murebe koko uko ibyo bintu bimeze. Aya macaci yubatswe kera cyane mu 1900, 1800 hano bari barayubatse. Ahantu hose umujyi wose urahari, abantu barasengaga bakuzuramo, ariko ubu ntabo bari kugabanuka, umubare uri kugabanuka. Nicyo rero nibaza, kubera iki ari twe birabura muri Afrika amacaci turi kwirukiramo, ibintu nk'ibyo byabaye ari cyo kintu kigezweho, ubona abandi babireka. Inyungu tufitemo ni iyihe? Niba bo nta nyungu babonyemo kandi ubuzima bwabo bugikomeza, ni iyihe? Nicyo kintu ushaka ko dutekerezaho kabisa. No guhindura imyumvire, si ukwirwana, si ukujya impaka, ni ukugira ngo mwumve imyumvire, muhindure imyumvire ko ubuzima bushobora gukomeza, amadini atariyo afite imbere. Kuba umukristo, hano abantu bakora ibintu byiza, ibintu bizima, nta wundi ujya mu misa. Hari abantu udashobora guhemukira umuntu ku mubiri we, urumva, ariko ntabwo ari abakristo, ntabwo baza mu misa. Aho ngaho nicyo nshaka kumenya nanone, kuvuga se umukristo ni uko ugomba kujya mu misa, cyangwa se umukristo ni abazungu nyine, umuco wari abakristo. Abarabu wenda nabo umuco wabo wenda ni abisilamu. Abanyarwanda se urumva ko ibyo byose ni ibintu batuzaniye nyine. Iyo ntabwo ari imico yacu nyine, urumva. Sinzi, ushaka kuba umukristo utajya mu misa kuko uri umuzungu, ariko si uri umunyarwanda utajya mu misa ngo uri umupagani. Ibyo se nibyo? Umupagani se ni iki? Urumva se ibyo ni imyumvire badushyizemo nyine, ni imyumvire bagushyizemo, ukumva ko utagiye mu misa ari ikintu kibi, ari icyaha ukoze, ari Imana izaguhana. Iyo ni campaign bakora, iyo ni ukuvuga bati dore ibi nibyo byacu, ni ukuza muri ibi ngibi, ni ukudushyigikira, ni ukutugira gute. Nizo ndwano duhari dufite hagati y'Abanyafurika. Bamwe ni abisilamu, bamwe ni abakristo, tuhora turwana, bahora badukurura hirya no hino kugira ngo tube abafana b'ayo madini.
ibyo nta zindi nyungu zabo, nureba ku isi urasanga ari uko tumeze nyine. N'ibyo rero tubitekerezeho, duhaguruke twumve, duhindure imyumvire yacu ntabwo tubuza gukora ibyo dukora, birakomeza kuba ubuzima bwacu, ariko rero n'ibyo kugira ngo tuganire. Murakoze rero, ni iminota mike cyane, buri gihe buri cyumweru nta kubuza kujya mu misa, jya mu misa utekereza. N'ibyo rero mbabwira. Impamvu rero dutandukanye amadini ni ukuvuga uti mbabwira turi Imana. Imana iba muri wowe, Imana iba muri twese. Dini ryose waba ufite, uko waba umeze kose, ibitubaho bitubaho kimwe. Wasenga utasenga, ibintu byose bitubaho kimwe. Icyangombwa ni imyumvire, kuko iyo umenye ko Imana iba muri wowe, imyumvire yawe irahinduka, ubuzima bwawe burahinduka. Umuntu wese ugirira ubwoba, wowe wigirira ubwoba, umuntu ugirira ikintu kibi, ntwongera kugira ikintu kibi kuko kiba kikurimo, kuko iyo ugiriye ikibi nawe uba wigiriye ikibi ukigiriye undi muntu. Uko nuko ubuzima bumeze, ikibi cyose kikugarukaho, icyiza cyose wakoze nacyo kikugarukaho. Ngaho mukomere kandi mukomeze munkurikire kuri ma YouTube channel The Rubasha Family Podcast, no kuri my personal YouTube channel @Ndizeye Rubasha. Mukomere kandi mugire umunsi mwiza.